Ya Imana ishimwe haleluya, twongeye kubasuhuza tubifuriza umwaka musha muhire, tubifuriza guhirwa mu byanyu mu banyu, mukomeze mugubwe neza, mukomeze muryoherwe n'ijambo ry'Imana. Dukomeje kubashimira bakunzi badukurikirana kuri Abayo Media TV. Imana y'amahoro, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, Imana ibaduhera umugisha ku bitekerezo mukomeza kuduha, Imana nibishimire. Uyu munsi Imana iduhaye ijambo rikomeye, nanjye ryankomeje, namwe ngize ngo ribakomeze muri uyu munsi. Imana nihimbazwe. Nasanze ijambo ryanditswe inshuro nyinshi, rivugwa kenshi muri Bibiliya, niryo nje kubabwira uyu munsi. Imana nihimbazwe. Nasanze hari ijambo ryanditswe inshuro zigize umwaka, iminsi igize umwaka. Iryo jambo niko riri. Imana nihimbazwe. Dusome muri Bibiliya kugira ngo ngire icyo mvuga kindi. Muri Yesaya ibice 44 n'umurongo wa 13 haravuga ngo kuko njye Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire ntiwitinya, ndagutabaye. Witinya Yakobo wa munyorogotwe we, namwe bagabo b'Abisiraheli, ni njye uzabatabara, niko Uwiteka avuga, kandi ni Uwera wa Isiraheli, umucunguzi wawe. Imana nihimbazwe. Nje kukubwira, Imana irakubwira uko umunsi ukeye, uko ubyutse, hari umucunguzi, hari Uwiteka, Uwera wa Isiraheli, arakubwira ngo witinya, iri kumwe nawe. Ni ijambo ryamfashije, ijambo narishakishije, ryanditswe inshuro zigize umwaka. Uyu ni umunsi, ni ukwezi gutangira uyu mwaka. Nasanze mu kwa mbere ijambo rimbwira ngo sininye, mu kwa kabiri rirambwira ngo sininye, uko iminsi igize, uko ukwezi kugize iminsi. Kwa gatatu kurambwira ngo sininye, Imana irambwira ukwa kane ngo sininye. Kwa gatanu Imana ikambwira ngo sininye. Kwa gatandatu ikambwira ngo singire ubwoba. Kwa karindwi nuko, n'ukwa munani, n'ukwa cyenda, n'ukwa cumi, n'ukwa 11, n'ukwa 12, Imana iravugana nanjye ngo nkubwire ngo ntutinye. Bibiliya iravuga ngo Yakobo, Imana imubwira ngo witinya, nubwo ugaragara nk'aho uri muto, ariko ugaragara nk'aho uciriritse, ariko witinya. Imana nihimbazwe. Ushobora kuba ufite imipangu, ushobora kuba ufite intego muri uyu mwaka, ushobora kuba ufite ibyo wanditse muri uyu mwaka, ushobora kuba ufite imihigo muri uyu mwaka, ushobora kuba ufite ibyo wasengeye muri uyu mwaka. Bibiliya, Imana yaravuze ngo uko bukeye n'uko bwije. Haleluya. Hari ijwi rikubwira ngo ntutinye, witinya. Yewe muntu, shiraho izina ryawe, ngiye nasizeho iryanjye. Bibiliya irambwira ngo ntutinye. Twasomye biratubwira ngo kuko Uwiteka umucunguzi wawe azagufata ukuboko kw'iburyo, akakubwira ngo witinya, ndagutabaye. Imana iravuga ngo witinya Yakobo, hano ushiraho izina ryawe, witinya. Imana iragutabaye, niyo izagufata ukuboko kw'iburyo, ikugendeshe buri munsi. Uko mu gitondo ubyutse, ujye ubyukana ijambo rivuga ko Imana ikubwira ngo ntutinye mu kazi ugiyemo, mu byo utegura witinya. Hashobora kuba hariho ibiguteye ubwoba, kuko Imana ntabwo igitangira ijambo ryayo ubusa, ntarimanukira ubusa. Yewe Abanyarwanda, Imana, Bibiliya iratubwira ngo nta mvura igwira mu butaka ubusa. Uko niko n'ijambo ry'Imana ritagenda ubusa. Ariko ndagira ngo ubwire ngo ushobora kuba hari ibigutera ubwoba, hari ibibazo, hari ingorane ukabona utazabisohokamo, ariko Imana irakubwira ngo witinya, witinya. Imana iragutabaye. Haleluya. Imana iragushyigikiye, Imana iri kumwe nawe, mu bana bawe, mu byo ugerageza gupanga byose muri uyu mwaka.
Imana izabana nawe. Witinya, Imana iri kumwe nawe. Imana ikuremo umutima mushasha kuyizera. Biratubwira ngo hahirwa uwizera ibyo Uwiteka avugana nawe. Izere ko Imana ikubwiye ngo witinya, wigira ubwoba, Imana iri kumwe nawe kandi Imana izakugirira neza mu byo utegereza gukora byose, kuko Imana muri ibyo yaravuze ngo umuntu ni iki ko umwishimira, ariko ibi yatubwira ngo Imana yenze kugira umuntu, yenze kumugira nk'Imana haburaho gatoya. Waremwe mu ishusho ry'Imana, Imana iragukunda, Imana ikwitayeho. Kuba utarapfa n'umugambi w'Imana uracyari kumwe nawe. Umuririmbyi yaravuze ngo kuba uriho ni rwo rushoro, n'ibindi bizemera, wicika intege. Hari umuririmbyi wavuze ngo ikigeragezo kiza gihetse igisubizo. Ibyo uri gucamo witinya, ibigeragezo uri guhura nabyo witinya, ahubwo ni ukugira ngo uzavemo uri umuntu ukomeye, uri umuntu wo gushima, uri umuntu wo guhamiriza abandi ibyo Imana izaba yakoze. Bibiliya Imana irakubwiye ngo witinya, wikuka umutima. Imana izagufata ukuboko, izakugendesha mu byo urimo gupanga muri uyu mwaka ndetse mu myaka yose iri imbere. Imana irakubwira ngo witinya kuko yamaze kwitegura kera. Imana nihimbazwe, Imana ikwishimire, Imana igushyigikire, Imana y'amahoro nigutabare mu izina rya Yesu.